Ese ni ukubera iki abagabo bo muri iyi minsi usanga wagira ngo basigaye batinya kurongora? Ni iyihe mpamvu? Fata umugore wawe umujyane muri dushe, umurongorere kumva muri dushe, umushyire muri lavabo muryamishemo, umucumite, umukungute amazi ajya mu yandi by the way. Abantu mujya munsetsa cyane, kwifata se bimaze iki? Irekure, rongora umugore neza fresh, umugore nawe niyirekure ayinyongere, nashaka ayimanukire. Hari ukuntu abagore bajya bagira gutya bakumva ntabwo uri kubageramo neza, icyo gihe umugabo aragarama wowe ukajya hejuru, ukayimanukira, ukayizungurizamo, ukayizungurizamo, ukayimanukira, ukayikaragira mu gituba. Icyo gihe urimo urayikaragira mu gituba, imboro igenda ifata mu mpande n'impande, mu byumba hirya no hino, ikujomba wumva uburyohe bwayo, ikugarura wumva uburyohe bwayo, mbega mbega mbega. Ubundi warangiza ukumva umunyunyuzi wayo we, ukakujomba, warangiza umugabo noneho hari ukuntu ahita akubirindura, yamara kukubirindura agahita akujya hejuru akagupompa koko, mama we. Mbega ibintu biryoha mwa bantu mwe. Akagucumita umuriro ukaka, akagucumita ugasigara usaba imbabazi. Abagabo mwarongoye abagore banyu kugeza urwego basabyemo imbabazi. Njya nkunda kubwira abagabo ngo buriya ntukarongore umuntu ngo umuve hejuru adasabye imbabazi. Mucumite, umunyaze, niba ngombwa mugure ishashi, narababwiye hariho za waterproof, hari kwire. Umva niba utanazi n'aho wazihahira umbwire kuri za nimero zanjye, urangira aho wazihahira, ugende ukore ikintu bita kumucumita, ujye ukaramburaho, nurangiza barenzeho ishashi, barenzeho ishuka, ntabwo kavuga, ntabwo kagusakuriza, ntabwo wamenya ko kariho, kaba kameze nk'ishuka. Ubundi ukubita umwana umucumite, umucumite, umuhenereza, umuzamura, umumanura, umutambike, umucurike, umujyane muri dushe, umucumite. Ntimukarongorere ahantu hamwe, mujye muva no mu cyumba, mujye no muri salo, umva mwirukanke. Baba we, uzi imibonano mpuzabitsina yo mwembi muri kubitekerezaho kimwe iraryoha cyane. Gusa nyine hari n'abagabo batajya bamuvinga, baba bumva barongorera mu buriri gusa. Ariko se urumva ibyiza uzabimenya ryari koko? Ugasanga umugabo akora pozisiyo imwe, aguma hejuru y'umugore gusa, kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ntiyahindura pozisiyo, hari aho arasamye. Ubundi uramucumita akagenda avuga ati uriya muntu kabisa, akakwirahira. Urumva? Ukamucumita, ukamuzunguza, nyashi zikizunguza, mugani wa ba bandi. Abagabo ntitwongere dusubirane ikuzo ryacu, mwongere musubirane ikuzo ryanyu. Ny'abantu musubirane ikuzo ryanyu, mwongere muba abagabo. Njyewe hari ikibazo umugore yigeze kumbaza mu minsi yashize, arambaza ngo ese abagabo basigaye baraciwe n'intege n'iki? Buri kintu mubwira, kubera iki? Ntabwo ngo bakirongora. Akozamo, akazurungutamo, ukagira ngo ni nk'umwana uri kurya ubugari asinziriye. Uzabirebe umwana ari kurya ubugari asinziriye, arafata akata ubugari, yarangiza akagenda agakaraga mu isosi, yarangiza akazaburya ubugari bwacitse amazi, bwabishye kure. N'umugabo rero, n'abagabo b'iyi minsi bamwe na bamwe usanga bayikozamo nk'uko nguko, akagenda akazurungutamo, akumva ubushyuhe bwacyo, yarangiza akaba ararangije, akabacwiyemo nako. Naho kurangiza harangiza uwarongoye. Waba utarongoye umugore wawe ngo umuhaze ibyifuzo byiwe, utume arangiza, utume yumva amerewe neza. Nunamubwira ati twongere, akubwira ati oya. Uriya mugore nurangiza nawe akarangiza, warangiza ukamubwira ati sheri twongere, ukumva arakwemereye, uzajya umenya ko hari ikintu utigeze ukora. Uzajya ukimenya ko icyo kintu gihari, kuko narababwiye hari igihe umuntu arangiza ariko
agasigarana uburyaryate mu gitsina kubera ko uba utamuhaye umwanya wo kumucumita neza. Hakoze uyu muntu ari kugucumita, akagucumitana nyine n'imbaraga kabisa ukumva ko ari kugucumita abyitayeho, maze noneho rero nawe ugakunda igituba cyawe kikaba cyoroshyemo imbere, ubundi akagucumita inyuma ntikibe ukakima amazi ukayabana warangiza ugacumitiramo imbere, noneho warangiza imbere hakaba horoshye, inyuma nta mazi ahari ukakima ukakibana, nawe ukarambura amaguru neza, akaguru kakazamuka kagashyira hariya ku gikuta kandi ukakagarura hino, byaba na ngombwa ukayafata amaguru akagucumita. Mama we mbega imboro iryoha mana yanjye, urayumva ukajya uyumviriza ukayumviriza we, kumva mwaguma muri ibyo ngibyo bukira bugacya. Nuko nyine umuntu aruha ariko ari nk'ibishoboka rwose umva wakomeza ukayumviriza ukayinyinyira ukayumva uburyohe bwayo ukuntu iba imeze, mana yanjye kabisa sinkubeshya imboro iraryoha. Abantu rero bajya bivugishwa ngo ese we ibishitani ibiki, ibishitani ni ibiki? Kandi namwe mubikora mubizi ko mubikora, ibintu murabikora mwarangiza ngo ni ibishitani. Ikibi ni ukubikora n'umuntu udakunda, ikibi ni ukubikora utari kumwe n'umugore wawe naho ubundi, cyangwa se kubikora n'umuntu wakubihiriza, nicyo kibi cyane kirenze ibindi. Naho ubundi umuntu ukuryohereza uguma umutekerezaho, ntabwo ushobora no kumwibagirwa urumva. Ariko abantu bamwigira abamarayika ngewe muransetsa, mwigira abamarayika muri mu isi, n'Imana yarabiremye irangije ishyiramo ubwo buryohe, mwarangiza mukigira abamarayika. Umva mwa bagabo mwe nimwige gukunguta abagore banyu, abagore banyu nibo bahindukira bakaza kubandegera bakambwira ati yewe nta kigenda, abagabo bacu nubwo bigisha nta kintu bageraho, ugasanga nyine arimo baragira gute, mo barabaca amazi bitewe n'ukuntu muba mwifashe. Ariko uramutse ubaye umuntu mwiza, ukaba umuntu mwiza ukankundira ukagenda ukamugaramisha, yewana amaguru ye byaba ngombwa ukayibambira, ukamucumita ukamuhereza kabisa ku buryo noneho ewana ajya kwereka ko ari kuyumva neza. Ntabwo mwe mubizi, imboro iraryoha cyane, iraryoha cyane ntabwo wabona ukuntu bisobanurira abantu, ari nayo mpamvu rero twafashe umwanya cyangwa se igihe cyacu kugira ngo tujye dufasha abamama, abapapa barushinze ndetse n'abantu bitegura kurushinga, kugira ngo bamenye imirongorere, uburyo umuntu arongoramo undi akarangiza, uburyo umuntu arongorwamo, abagore bamenye kugitanga neza. Sawa rero.